kwa kundi ubona yanyuze mu bintu runaka bimugoye cyangwa bimuremereye kavuga ati rero reka nze bisangiza abantu kubera yuko ibyo yanyuzemo mu kujya gushakira ubuzima hanze y'u Rwanda birimo amasomo ku bari bumukurikire by'umwihariko ndumva bagiye bakomeza basebya Oman niyo ambasade subwo yabari byarangira mutayibonye kuko nyine byabivuze yuko niba koko ari ahantu heza ho gushakira amafaranga hari amahirwe ku rubyiruko igihugu cyacu cyemerera abanyarwanda kuba washakira ubuzima hanze kuba uri kubikora mu nzira nyazo. Yego. Izina yanjye nitwa Nabonye Claudine. Nkaba ntuye ku Gisozi. Sinzi niba hari ibindi bifuza kumenya. Nabonye Claudine. Yego. Kandi koko ntabayinganya se cyangwa simpamya ko bahari abantu barayinganya kubera ko buri wese agira imbere y'Imana turareye rero barakurenganyije ntago nababurajya bura bafite impamvu. Nuko uvuka ku Gisozi? Oya mvuke Muhanga. Donc Kigali no gushaka ubuzima nyine kugira ngo urebe ko bikunda. Yego. Turakoresha izina rya Claudine naryo wambwiye tuvugana dutegura uyu mwanya wo kuganira. Claudine numwe mu banyarwandakazi bafite icyo babwira abanyarwanda. Kwa kundi ubona yanyuze mu bintu runaka bimugoye cyangwa bimuremereye kavuga ati rero reka nze bisangiza abantu kubera yuko ibyo yanyuzemo mu kujya gushakira ubuzima hanze y'u Rwanda birimo amasomo ku bari bumukurikire by'umwihariko urubyiruko abakiri bato nibo bakunda kujya gushakira ubuzima hanze ariko ukagenda bakwijeje ibitangaza cyangwa bakubwira ibitari byo hari igihe bakubeshye cyangwa bakakubwiza ukuri ntukumve ariko akenshi hari igihe umuntu ananiwe mu gihugu cyo hanze runaka kuhashakira ubuzima agaruka hasebye akaza avuga ati ahantu gutya ni habi kandi mu by'ukuri atari habi ariko nanone hari igihe aza kuvuga ko ari habi wa muntu uriyo udashaka ko abantu bamenya ko ari habi akamuhakanya akamwereka yuko ibyo yavuze atari byo mu by'ukuri buri ruhande biba bishoboka. Muri iyi minsi by'umwihariko no mu minsi yashize twagiye dutambutse ibiganiro hano no ku zindi channel zitandukanye mwagiye mubibona ubuzima bw'abantu bajya gushakira ubuzima cyangwa gushakira amafaranga muri Oman no mu bindi bihugu by'Abarabu hari ukuntu bagaruka babivuga. Noneho Claudine yarambwiye ati jewe niviriye muri gereza nakoze amakosa ndafungwa kandi ni ku makosa yanjye ntago ari ku makosa y'umukoresha sino ku makosa y'igihugu cyampaye ahantu ho gushakira amafaranga. Ati rero nkurikije ibiganiro mwagiye mutambutsa abantu bamwe bakavuga yuko ibyo mwavuze atari byo kandi harimo ibiri byo hakaza n'abandi bakaba baravuze ibitari byo babeshya. Ngenda ndashaka kubaha experience yanjye hanyuma mukaza no kumenya uburyo Oman ari ahantu heza ho gushakira amafaranga bitandukanye nuko abantu bavuga bati na ahantu habi umuntu imyitwarire ye igatuma abantu batekereza ko ahantu ari habi kandi bishoboka ko hari amahirwe. Sibyo ko ikintu numvise muhuriza hari uko benshi bifuza ko twagira ya ambasade rwose iramutse ibonetse kuko ibafashe iri muri Egypt kugeza ubu ngubu niba mbyibuka ari Saudi Arabia ngira ngo muri Egypt niho bafasha abanyarwanda bari ariko nyine ni ibintu nyine leta itekerezaho bitewe n'ubwinshi bw'abahari n'uburyo ibihugu bikorana n'iki. Ndumva bagiye bakomeza basebya Oman niyo ambasade subwo yabari byarangira mutayibonye kuko nyine byabivuze yuko niba koko ari ahantu heza ho gushakira amafaranga hari amahirwe ku rubyiruko igihugu cyacu cyemerera abanyarwanda kuba washakira ubuzima hanze kuba uri kubikora mu nzira nyazo baragusapotinga. Niyo mpamvu iyo ugize ikibazo witabaza ambasade bari nk'igihugu cyawe mu kindi. Nuko twinjiye mu nkuru yawe rero uratubwiza ukuri aho niho mpereye. Ndababwiza ukuri kuko nicyo cyanzanye hano kuko niba ari ukubeshya ababeshye barabeshye kandi bakanyomozwa. Rero iyo mba ntafite ukuri wihangane we ntutubeshye iyo mba ntafite ukuri ntago nari kwigwa nza hano. Uratubwira kandi ushingiye ku byakubaye cyane ndamera nk'uri gutanga ubuhamya ku giti cyanjye mvuga ibyo nabonye haba ndi nkiri muri kontra cyangwa se ndi hanze ya kontra n'ukuntu wafunzwe kugeza utaye. Claudine rero uri umunyarwandakazi wibera mu Rwanda usanzwe ufite ukuntu ashakisha amafaranga cyangwa ashakisha ubuzima hanyuma uza gutegura kujya hanze cyangwa se tunahere mu buzima wari urimo hano mu Rwanda nta kibazo. Duhere uko nagiye hariya. Ni ukuvuga ngo ubuzima byo mbere y'uko ngenda ntabwo bwari bwiza kwa kundi ureba hirya ukareba hino
ukabona nta hantu na hamwe ufite ho kwerekeza. Ariko nkaba nari mfite inshuti zanjye ebyiri babiri bakora Oman, nkajya mbabaza amakuru. Inshuti zawe? Inshuti zanjye harimo n'uwo twabanaga mfata nk'umuvandimwe wanjye n'ubu aracyariyo. We icyo gihe nashatse kujyayo, we yaramazeyo amezi 6. Niwe nabazaga se bimeze bite, nawe nyine akambwira se waje ugashaka ubuzima ukabona uko wakwererera abana, ibyo bintu wabivamo? Ndi umumama mfite abana 2. Yego. Noneho hari n'ukundi uba ufite abandi bantu b'inshuti baba mu gihugu, ntababwira niko mbona ubuzima butameze neza, wajya gushakira ubuzima muri Oman ko runaka na runaka bariyo. Abo bantu bakambuza ku buryo mfata umwanzuro wo kugenda. Nta muntu n'umwe noneho nagishije inama, nta n'uwo nabibwiye. So ndavuga rero aho kugira ngo nsarire mu Rwanda cyangwa mpasonzere, byanga binoga n'ubwo wenda haba hari ubuzima butari bwiza nk'uko bamwe babivuga, ariko abo mbona tuganira bapostinga cyangwa banyiyereka mbona basa neza bameze neza, ubona bari mu buzima bwiza. Yego. Icyo gihe uwo mushuti wanjye ampuza n'umu agent wamufashije kujyayo, ndagenda nshaka pasiporo nari maze kuyibona ndadepoza. Aba agent se mubamenya gute, baba hehe? Ni abantu bakora mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa ni abantu bumva bakorana? Hari abagent ubwo bo muri Oman bashinzwe gushakira abaturage bo muri Oman abakozi. Ubwo baba bafite nabo rero abandi bagent b'Abanyafurika babashakira abakozi. Ubwo uwo muri Tanzania se, uwo mu Rwanda agashaka umukozi, yamubona akavugisha uwo muri Oman, uwo muri Oman nawe agashaka umubosi. Nubwo buryo. Ubwo umubosi araboneka uciye ku mu agent. Yego. Yari uwo mu kihe gihugu uwo mu agent? Uwo mu agent yari nawe urumva kubera kumara y'imyaka myinshi, yari umunyarwanda. Ariko yaragezeyo kera, umenya amazeyo nk'imyaka 10. Urumva yagezeyo arakora. Hari iyo ugezeyo noneho ufite no mu mutwe hafunguye, ushobora kwihigira ukavuga ngo nka nyuma y'imyaka 4 wenda maze kumenyera ntago nzongera gukora akazi ko mu rugo, nzahindura njye no mu bindi. Cyangwa nige nshaka ubumenyi. Ushobora kugerayo rwose ukiga iyo modoka, ukiga gukora ikawa, ukabona akazi ko muri ofisi. Bariyo benshi bagiye bahindura akazi kandi bagiye ari abakozi bo mu rugo. Uwo mu agent rero yari umunyarwanda, yagiye nawe akora akazi ko mu rugo, agezeyo abona connection yo kujya ashaka abakozi. Yego. Ubwo niwe byaciyeho kugira ngo ngende. Naragiye ngezeyo ngera mu rugo rw'abana 4 n'umugore n'umugabo. Mwese process bari iyi kugira ngo ujye gukora akazi. Agent ahita akubwira ngo ngwino, mwavuganye umushahara, barabanza kukureka contract, bigenda gute? Ubu ngubu ubwo hari abantu bakurikira ibi biganiro uzi neza ko akazi kabuze. Hari abantu benshi baba bifuza kujya muri Oman cyangwa se no mu bindi, no muri za Qatar n'ahandi byegeranye na za Dubai kwashakira ubuzima. Ariko yakumva amakuru igice akavuga ati se ahantu ndajyayo nte, sinzi umushahara, sinzi ngo nzakora iki, nta contract mfite, nta ndagenda nte. Icyo gihe kibaza kujya ahantu utazi gutyo gusa. Icyo gihe rero Oman ndatekereza kuko maze y'imyaka 2 n'igice. Icyo gihe byari bitaragenda neza ku buryo umuntu yakuririra mu Rwanda indege. Ariko ubu ngubu ubwo byaroroshye, iyo ubonye umubosi yishyura, yohereza itike, akohereza visa na kontra, ugahagurukira i Kanombe. Ariko ngewe ngenda umubosi banyoherereje visa yanjye, barambwira ati visa yawe yasohotse. Na kontra yawe urabibona? Kontra yo nagombaga kuyifata icyo gihe. Impamvu ubu basigaye bohereza kontra bari kugira ngo uyitambukane i Kanombe. Ariko icyo gihe ngewe ntago nuririye i Kanombe, nuririye muri Tanzania. Yego. Rero nahagurutse nkibona visa, barambwira ati visa yawe yaje, barayinyoherereza. Ndagenda, barambwira tugende, umva bafashe ifoto yawe kugira ngo nugera ku kibuga cy'indege Muscat unibaza kugufata baze kukumenya. Nukuvuga ngo rero ngi icyo gihe nahagurutse visa yasohotse, ntega imodoka ngera Tanzania. Bukeye ngeze Tanzania niho nafatiye indege. Ndagenda ngeze Muscat, baza kumfata njya kuri ofisi umubosi aba yarishyuyeho kugira ngo uturuke mu Rwanda. Niho naraye, bosi wangeza kumfata bukeye bwaho azanye na mabusha. Ndagenda njya mu kazi. Ubwo wavuye Muscat werekeza hehe?
office bafite, urumva hari aba agent b'Abarabu bashinzwe gushakira aba boss b'Abarabu abakozi. Urumva rero nahise njya kuri ya office, urumva nayo na icumbi niho nagombaga kurara kugira ngo boss wanjye aze ahamfate, kuko abagomba no kugirana amasezerano na ya office ko umukozi we abonetse cyangwa se amujyanye. Kuko niyo ugeze muri ako kazi ukigira nabi, nibyo nahoze mvuga ngo ndavugisha ukuri, cyangwa se ukagerayo ukabona hari ibyo utari gukunda, wemerewe kuvuga ati uru rugo sindushaka, bakagusubiza kuri ya office. Office bakagushakira undi mu boss, hanyuma na wa mu boss bakamuha undi mukozi. Yego. Ya. Urara aho ngaho? Ndara aho ngaho, buracya mu gitondo boss na madamu baza kumfata, turagenda tujya mu rugo. Ubwo umushahara bari bambwiye ko ari agace waba ukazi cyangwa ntago muba muzi? Ndakazi, ubu nyine ni nakoreraga ahantu hitwa Bidiya. Yego. Turagenda tugera mu rugo, ubwo umushahara bari bambwiye ko ari amariyari 85. Icyo gihe byari biri mu 230. Yego, by'amanyarwanda. Yego. Barambwira ati ni urugo rurimo abana 4 n'umugore n'umugabo. Byo baba bagomba kukubwira nyine famiye uzakoramo. Ndagenda ndakora nta kibazo, mu cyumweru cya mbere cya kabiri nta kibazo. Hashize nk'ukwezi murumuna wa mabuja n'abana be 3 bahita baza kuba hehe muri rwa rugo nakoragamo. Urumva yari famiye y'abantu 6 babaye 10. Ako ko je ubuzima bwose kandi kontra bari 4 bari 6, abana 2 bari 4 n'ababyeyi. Yego. Ubwo ariko kubera ko ubuzima ngewe mbere yuko ngenda narabayemo, ntago bwanyemereraga kwivumbura cyangwa se kubona ko ari ibintu bikaze. Oya, narihanganye ndakora, ariko mbibwira agent ndamugani rero hano hantu nahaje ari abantu 6 nkuko twabivuganye, none haje abandi babaye 10. Sinzi rero niba bamvuganira basi bakanyongeza. Agent niba yarabavugishije, niba yarambeshye ntago mbizi. Yarambwiye ati ndabavugisha nzakubwira. Nk'ejo bundi mubajije arambwira ati bavuze ko nyuma y'amezi 6 bazakongeza. Ndituriza ari gukihagera. Urumva nari mpamaze baje maze nk'ukwezi. Ndakora, urumva gukora abantu 10 kabyuka saa 11 utarabimenyereye, ariko nta kintu byari bintwaye ko n'ahantu nakoraga mu by'ukuri nta kintu banyimaga, usibye akazi kenshi imvune, ariko nta kintu banyimaga pe. Naba ngiye kubabeshya. Mu hambere uvuze neza, umwarabo mu bantu ntakiriye. Donc baguhaga, donc bakwitagaho nk'umuntu, ntago bagufata. Jewe ntago narinze namaze umwaka n'amezi 3. Ntago narinze kwigurira umwenda rwose makora. Ntago narinze kwigurira amavuta yo kwisiga. Ntago narinze, noneho ngewe nkigerayo hari ukuntu urumva barya ibiryo byahariye, ariko ngiye banguriraga ibyo birayi n'ibishyimbo nkateka kavange. Bari bazi ibyo nkundi yo bajyaga guhaha rwose babirenzagaho ibyanjye. Nta kintu nabashinza, sibye ko nagezeyo mabuja twite nyine akajya mbwira nabi. Nk'umugore nawe urabyuka. Kandi erega no mu Rwanda ushobora guhura no mu boss mubi. Rimwe na rimwe akambwira nabi bikambangamira. Wenda boss agataha agasanga wenda simeze neza, narakaye akambaza byagenze bite, hambwani mabuja gutya na gutya. Cyangwa se wenda nkashwana na mabuja, ntago wamara amezi 3 5 ubana n'umuntu ngo muburi kintu mupfa. Nkashwana na mabuja agahamagara boss enda kamundegera, boss yatahati akambaza byagenze gute, nkamusobanurira akambwira tugiye wihangana rero madame arananiwe, ahari wenda nuko ananiwe. Mabuja wanjye yasaga nk'umuntu ugira amahane, ariko boss yacaga bugufi. Ibyo rero bigatuma nihangana, kandi nabwo nyuma y'amezi 6 mabuja nawe yatangiye kugenda ahinduka. Rero twihuse nyuma y'amezi 6 nategereje ko banyongeza ku mayeri 85 nkazamura. Ndabibura, ariko ndakomeza
ndakora. Nawe tekereza hari ukuntu uganira n'abantu, nkaganira wenda n'abashuti banjye, umuntu aba mu magurupe bavugamo ibintu byinshi, bavuga ukuntu bahembwa, ukuntu bakora, kumva umuntu akora nk'ahantu, ni ukuvuga ngo famiye nakoragamo yari y'abantu, mabuja yarafite barumuna be, basaza be, ariko mu bakozi nka 20 ninjye wahembwaga amafaranga make. Abanyarwanda hariya sinzi niba ari uko iriya riba riri hejuru, baduha makeya pe. Yego ndihangana ndakora maze umwaka, noneho sasa nandika message ndavuga reka noneho mbibibwirire. Ubibwira aba boss? Yego mbandikira message nsaba ko banyongeza. Urumva mabuja yaramaze kubyara afite uruhinja, na murumuna we yari afite uruhinja. Mu by'ukuri naravunikaga, ariko kubera ko nari narabimenyereye, ntago waba warikoreye agataro, ntago waba warakoze ubuyede ngo nurangiza ngo ujye kwiga uvuga ngo gutera ipasi, ngo gufura, ngo gukoropa, ngo biragoye. Oya, kandi noneho batambwira rero kugenda wakoze agataro. Njyewe agataro subwo si keza. Ubuyede ibigori narabyokeje ku muhanda. Ndabizi hari abantu benshi cyane bari bubone kino kiganiro banzi twakoranye. Yego gutera ipasi ntago ari ibintu byagukangaga gukora akazi. Mu by'ukuri wagiye wowe ushishikariye akazi? Nagiye mvuga nti Imana izame urugo ruzima, wenda ntibantoteze kumwe njya numva abandi babivuga, cyangwa bakakuraza ngo ahantu ngo hafi ngo y'ikimoteri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda ntago twavuga ngo wenda hari ababikorerwa, ariko nibyo mvuga no mu Rwanda ushobora guhura n'umubosi mubi. Hari ushobora guteka umuceri n'inkoko bakaba batago ukajya nk'umuceri wonyine, cyangwa se yego barahari pe, ugasanga bagukupiye wenda wifi kandi bayifite bayikoresha, ukajya wigurira amayinite cyangwa se ukigurira imyenda mu buryo kuguhima no kwereka yuko araba. Yego gusaba nyine hari utazi kwihangana, utazi gukora nyine ntago wahaba. Kubera ko abamabuja bahariya nyine aba yarakwishyuye, noneho no kugira ngo agukure mu Rwanda kugeze hariya biba byaramutwaye amafaranga menshi. Ni wa muntu ushobora kuba yicaye aho igikombe cy'amazi kiraha cyangwa amazi akaguhamagara uri gukoropa mu hanze, atinzanira amazi, udashoboye kwihangana. Cyangwa se hari n'abagenti wenda babeshya abakozi, akakubeshya ngo ni ugukora wenda nko muri hoteli cyangwa se gukora amasuka ahantu simbizi. Wahagera ugasanga ari akazi ko mu rugo kandi waramenyereye koza akarenge, utaramenyereye gutumwa, cyangwa utaramenyereye gutegekwa ngo ukore ibyo. Aho rwose biranga, kandi nta mukire wahita kurekura ngo ahita gutegera ngo taha subira iwanyu yaragutanzeho miliyoni 2. Hanyuma rero aho niho hari amezi 6 ubandikira basaba kongeza y'umwaka. Nyuma y'umwaka nibwo bandikiye gusaba kongeza. Hanyuma rero nandikiye bosi wanjye, bosi niwe nyine twumvikanaga cyane, yacaga bugufi, yaritondaga. Hari ukuntu uba ufite nyine umugore nawe umuzi, yarabizi ko mabuja agira amahane haje, ariko bosi we nyine njye nacunze kuko abadamu bahariya baranafuha cyane. Njye njya kwandika rero message nacunze bicaranye bari kumwe, nandika message kugira ngo bose bayibone. Bosi wanjye yajyaga mu kazi guhera ku cyumweru akagaruka ku wa 4. Yego ubwo nanditse message rero ndamubwira rero urabona amaze umwaka, agent yambwiye ko muzanyongeza, naje gukora hano ari umuryango w'abantu 6 ubu babaye 10, wenda mukwiye kunyongeza kuko namwe murabibona ko ntako mba ntagize. Yego nta kintu bigeze message ntibayisubiza. Bukeye negera mabuja ndamubaza ni se message nandikiye bosi hari ikintu waba uyiziho? Mabuja arambwira ngo rero ngo tuzakongeza ngo muri kontara ya mbere ngo ntago tujya twongeza, ngo tuzakongeza ngo wagarutse ngo nabwo kandi tuzagushyiriraho amareyari 10 kuri kontara ya kabiri. Imyaka 2 ibaze nawe ngo none ndamubwira nti basi se mwakiriho amareyari 5 akaba 90, mva 90 yari kuba ari mu 270. Mabuja arambwira ngo hoya numva natekereza nakubita n'imibare, abana 2 bariga, nyeneye no gusavinga. Wewe niba uzagera mu Rwanda hari akantu mfite, narahembwaga wenda nakabya nkabona ndi gusigarana nka 50. Avuga ariko wenda nibankiriho ayo mareyari 5 nzagerageza, mbona nabyo barabyanze. Kandi noneho n'ababana baba murumuna wa mabuja bakantesha umutwe. Ndavuga okay nta yandi mahitamo mfite, nukwicara ngakora akazi, nugutoroka. Nyuma y'umwaka n'amezi 3
upanga muri gutoroka kontara n'amezi 3 yego nukuri ikintu cyatumye ntoroka ahanini yego nkuko nabivuze mabuja yarantonganyaga nyine yarambangamiraga ariko nari maze kubimenyera aka mu kuntonganya kwe cyangwa se kucautinga nyine nta kintu yanyimaga nta kintu nari kumusaba ngo akinyime oya hanyuma upanga gutoroka abenshi no muri mwebwe barabafatiye passport nawe bari barayifashe ariko kubera ko nakoraga amasuka ahantu hose hashoboka n'igitanda naragihanaguraga hose nkagira umunsi umwe mu kwezi wo gusora ibintu biri mu tubati mu dutiruwari hehe nari nzi ahantu passport yanjye iri nirangamuntu hano baraza kuvuga bati uwo muntu arabeshya bura ahantu abantu bavugira ko umuntu abeshya ngenda humva baraza kuvuga bati ni gute umuntu yafatira passport yawe bakayibika mu cyumba ahantu basha kugera none se hari abantu babizi tubana muri groupe bari bubona ikiganiro babizi ko nayitorokanye barahari babizi ko nasohotse nyifite none impamvu ntatorotse mbere nari ntarayibona nangaga gutoroka nta passport mfite ariko rimwe nyine kubw'amahirwe sinzi ndi gukora amasuku ndayibona ibikanye n'iyabo mu gutoroka rero ngewe narayitorokanye bataka hagiye barindwi indangamuntu ikintu kimeze nk'indangamuntu ndagafi bataka na passport narabitorokanye ndatoroka ndagenda ariko urumva nari mbizi ko nari mfite amakuru ko iyo umuntu atorotse iyo agiye gutaha byanga bino gaca kuri polisi nta nzira wacamo udaciye kuri polisi noneho mu biti imibare ndavuga ndabura amezi 9 ngo kontara y'imyaka 2 irangire nkareba nkabona kuri konti nta n'ibihumbi na 200 mfite nkareba banze kunyongeza nzataha niki kandi nkumva amakuru ko iyo utorotse uri gukorera hanze baba bahemba ibihumbi amareyari 130 amafaranga bayaza biri muri 400 nuko natorotse avuga uti ngiye gukorera hanze ya konti ariko mu byukuri iyo bankiriraho nayo mareyari 5 nta hantu nari kuko umwaka n'amezi 3 mu rugo uba wihanganye nari tsigaje amezi 9 umuntu atoroka ateze kuko hari umuntu watanze ubuhamya hano aravuga ngo abarundi nibo bakunda abarundi nabonye byarabarakaje ngo abarundi nibo bakunda kuva muri kontara nabo bafasha abantu gutoroka abarundi ngo ubundi wa mbere watorotse byarabarakaje kubera yuko nabo baravuga bati natubeshyera abarundi twitwara neza kandi birashoboka ko abarundi mwababeshyeye cyangwa bababeshyeye ninde wagutorokesheje wowe je nari mfite amakuru nari mfite amakuru y'abantu batorotse bambwira ukuntu bigenda ambwira ko ashobora koherereza taxi ikaza igaparika witeguye neza ugasohoka ukayinjiramo kamera cyangwa se kamera urumva nose wowe wajya ntago umukira bayicaye areba kuri kamera guhera mu gitondo kugeza nimugoroba niba uzi ko ugiye gutoroka ni riske ugomba kubyitondera kuko iyo bagufashe hari igihe bahita bagucyura nyine ugahita utaha yewe rero natorotse badahari hari hari murumuna wa mabuja n'abana be bari murumuna wa mabuja ari mu cyumba n'umwana mutoya abandi bana bari muri game nasohotse nk'umuntu ugiye kumena icyo gihe ntabwo ujyana ibintu byinshi ku buryo n'uwo mwahura atamenye ibyo ari byo nuko rero natorotse nk'umuntu ugiye kumena imyanda cyangwa umuntu yego ntoroka uwo mushiti wanjye wakoreraga hanze nyine yanyoherereje umushoferi ninjira mu modoka ndagenda hari ndumva nararaye kuri uwo mushiti wanjye rimwe bucya njya mu kazi mbona kandi rwose k'130 amafaranga barazamutse rero iyo kuri bano bantu iyo utorotse aho hanze iyo witwaye nabi kuko urumva hanze uba ufite uburenganzira bwo kujya mu kazi amezi 2 yashira wenda ukavuga ati ngiye kuruhuka cyangwa ndatembereye cyangwa ngiye ariho usanga uragiye nyine wishoye mu ngeso mbi kubera ko ufite umwanya nta n'ugucunga hahandi usanze wenda polisi gufatiye mu muhanda yego cyangwa se hahandi usanze nyine baguteye inda kubera ko uri kwidegembya ariko iyo usohotse hanze uzi ikikujyanye ari ugukorera amafaranga rwose urakora kandi ntago ndi gushishikariza nyine abari muri kontara gutoroka ariko iyo watorotse uri hanze ya kontara ntago umubosi ashobora kugutoteza ntago ashobora kugutoteza nk'uko uwo muri kontara bamutoteza ugeze rero uti ubuhawe umushahara w'amayereyari 130 ako kazi nagiyeho hari muri Ramadani nagakoze nahakoze amezi 2 Ramadani irangiye nsubira hahandi kuri wa mushiti wanjye mpamara nk'iminsi 3 njya mu kandi kazi naho nahakoze amezi 3 ariko narahikuye ikintu cyatumye mikura ni igiki nta wifi yari ihari niguriraga amayinite urumva bampembaga igitatu kandi nkakoresha nk'amayinite y'amareyari nka 20 mbona nyine ndi guhomba ndahava nsubira hahandi kuri wa mushiti wanjye wamfashije bwa mbere ubona aho ngaho urundi rugo nagiyemo
naruvuyemo ntaha narukozemo amezi 9 niho navuye ejo bundi ngiye gutaha nahise njya mu rundi rugo ndahakora nahavuye nsezeye mbabwiye nti ndashaka gutaha kubera ko rumvane n'agasize abana kandi abana bavukiye muri Kigali nubwo ubuzima bw'i Kigali butaba ari bwiza ko biri ntago bwagereranwa n'ubuzima bwo mu cyaro kumva ngo umwana w'imyaka wenda ngo 10 azi kujya kwahira ubwatsi azi kujya gukura ibijumba azi guteka nk'umubyeyi hari ukuntu uvuga ati kumva umutima atari ushaka abana bawe kumva mutima rwose urakurya ntago wenda natashye kubera ko numvaga hari ubuzima bubi wenda nari ndimo cyangwa se numvaga nagwije amafaranga cyangwa ibyo nifuza narabigezeho ariko hari ukuntu navuganaga n'abana banjye ukumva barababaye nkumva bari barasubiye mu cyaro yego nabasize mu cyaro ariko basigaye ni narabajyanye kwa mama niho bari ndavuga rero reka ntahe basi ngende ngire bambone ngire ibyo nshyira ku murongo harimo n'uwakoze icya leta kandi ashobora gutsinda nkavuga nti nibura azajye na segonderi ndera ibyibura nambonye Imana nibishaka kongera kuma connection nubwo ntagaruka muri Oman ariko najya n'ahandi yego hanyuma rero nyuma y'amezi 9 upanga gutaha kandi wari waratorotse wavuze uti umuntu yatorotse eba uba ugomba kubutegereje ko polisi igomba kukuyora ubu teguye gutaha yego wumva iyo watorotse iyo ushatse gutaha upakinga utuntu twawe neza wowe ubwawe ukishyikiriza polisi hari ahitwa Ruwi yego ukahishyikiriza ukavuga uti ndashaka gutaha ujyayo kubera ko iyo ukimara gutoroka bosi wawe aragenda akakurepotinga ko wabuze akavuga ati uyu mukozi wanjye yaratorotse igihe iki n'iki bakakuboroka nyine ku buryo utabasha gutambuka batakuborokoye badatanze uburenganzira so hari igihe rero ugera uba ufite repotinga yashyizemo ikibazo cyangwa yavuze yuko wamutorotse gusa we yasizemo ikibazo ariko ntago bigeze bambwira icyo aricyo hari abageraho kuri polisi bagasanga bosi yarabaripotinze gusa ariko ukaharara nka rimwe cyangwa kabiri bakahita bagucyura ugataha ubu ugiye kuri polisi kuripotinga yego ngezeyo najyanye n'umushiti wanjye twari twapanze gutahira rimwe tugezeyo baratwakira nkajya mbona bari kumufata ibikumwe bamukorera ngo out pass je nkabona nta kintu bari kumbaza ariko nari mbizi neza ko batamereza nari mbizi neza ko mabuja wanjye atabura kunshyiraho kesi reka bari ko mvuga hanyuma ngiye kubona mbona mugenzi wanjye bamaze kumukorera aragiye yemerewe gutaha bamujyanye ahantu atari bumara iminsi irenze 2 ariko naho bari kugufunga yego ariko abari kugira ngo bakwishyurire tike nyine yego hanyuma ngewe bakugezeho ngewe bagezeho barambwira bati bosi wawe yavuze ko tukushyikiriza kuri sitasiyo ya polisi y'ahantu wakoraga bagasubira kugufunga nari ndi za Masikati mu mujyi kandi kuva Masikati ugera aho hantu twari nakoraga mbere harimo urugendo rw'amasaha nk'3 n'imodoka ngiye kubona rwose mbona banyambitse ipingu da polisi tujya ku mapingu tugende cyane rwose banyambika amapingu baranjyana naraye muri gereza imwe ijoro rimwe ijoro rya kabiri bigeze nimugoroba nk'aya masaha baza kumfata ngo banjyana ahandi ariho nahuriye na Kerere naho mparara rimwe Kerere ndahamusiga ubwa gatatu nibwo twaganirije mwahuri muri gereza yego twarahahuriye turaganira ndamubaza nyine se bimeze bite yaransobanurira nanjye ndamubwira uko bimeze duhana nimero buracya baza kumfata banjyana noneho kuri sitasiyo nawe yari kumwe n'umwana nukuri yamuhaye nibere ahubwo se ku byangombwa by'umwana nimba warasomye mubwira izina yambwiye ko umwana we yitwa igipapuro narakibonye handitseho gift ngewe rero yarambwiye ngo umwana yitwa Mansura ngo ni izina rya se Mansura ariko ntago ririho kuri igipapuro ambasade yamuhaye ngiye yambwiye ko umwana yitwa Mansura ndetse arambwira ngo umwana ngo bari kumushakira ngo pasiporo ya Oman ngo kugira ngo amusohore kubera ko se w'umwana yamuhaye uburenganzira nyine ko azagenda agasura ababyeyi nyuma akazagaruka bakabana nyine bagakora ubukwe nuko iyo gereza bakuvanamo nanone bamvanamo abanyarwanda se mumenya namute baba barimo benshi aho hantu hose naraye umunyarwanda twahuye ni Kerere wenyine abandi bari aba Tanzania abahinde aba Bangladesh Kerere niwe munyarwanda wenyine twahuye mwamenye gute kugira ngo umenye ko ari umunyarwanda umuntu abavugira hejuru oya ngewe nabonye ari umwirabura ndamubaza nti se uvuka mu kihe gihugu ndamubaza nyine mu cyongereza arambwira ngo Rwanda
uticyo yego nuko namenyanye nawe nta wundi munyarwanda twigeze duhura nuko ubwo bahise uwo munsi bageze aho ngaho Kerere yarari naharaye rimwe buracya banjyana noneho kuri ya station ya polisi yahahandi boss wanjye atuye muri quartier mbese ya muri quartier wakoraga ikinyinya wataho ugeze Kanombe bakagusubiza ikinyinya ukajya ubona ya mazu na twa boutique wahahiragaho ukavuga ati karabaye ahubwo ngira mfite ubwoba ko boss yasabye ko nzasubira gukora mu rugo ariko nubundi yarabisabye nyuma ndabyanga nuko polisi iragutwara barantwara bangiza kuri station ya polisi bwari bwije then buracya bajyana kunkoresha kumbaza gutanga amakuru gukora statement yego barambaza wakoze igihe kingana iki ndababwira barambaza kubera iki watorotse ndababwira nyuma yo gutoroka wagiye hehe ndababwira barabyandika barangije barangarura bagusubiza kuri ya station ya polisi nasanzemo ndumva narasanzemo abanyafurika nk'abangahe nka bane nabo bafungiwemo yego nabo bafite case yo aho hantu ngewe narindi kuri station ya polisi hari abantu baba badafite case ikomeye nyine abantu nyine baba bategereje ukwezi cyangwa se abagiye makamu nahise mvugisha hari umuperezida wa tuvuga ko ari umukuru w'aba diaspora dufite groupe y'abantu bo mu Rwanda bakorerayo dufite groupe twaganira twagira gute umuyobozi wacu rero nahise muhamagara ndamugani rero bimeze gutya na gutya muhereza na nimero za boss wanjye ndamugana umubaze ko bambwiye ngo mfite case bimeze biti wowe ntabwo bashaka kuvugana na boss wawe se ufite nimero ye nanjye nari nyifite utamwivugishirije oya nashakaga kubanza gutanga amakuru ku nshuti zanjye mfite hanze kugira ngo bamenye ko bamfashe then bambaza nyine impamvu ndababwira mbasaba ko banagira gute banamvugishiriza boss hanyuma bavugishije boss wanjye ati ndashaka amareyari 1,200 mareyari 1,200 ni nka miliyoni nko muri 6 ati ndashaka amareyari 1,200 ubundi nkamureka gataha abapolisi batabye bintu nawe ntabwo bishoboka umukozi wawe wo mu rugo se uramuca amareyari 1,200 atarigeze yakorera yego ubwo aramanura agera ku mareyari 500 ariko hagati aho ubuzima bwo muri gereza wenda nimushakaho nari ubugiye muri gereza aho ngaho byahise bafata umwanzuro kujya muri gereza kandi already nari ndi muri gereza yego nari nyirimo nubwo navuganaga na boss cyangwa se abapolisi bazaga kumbwira icyo boss wanjye ashaka nubundi bansanga muri gereza yego bakambwira ati ugomba kwishyura amafaranga yagutanzeho kugira ngo akuzane inaha kandi ngabagani se umuntu nakoreye umwaka n'amezi 3 ubwo ari kunsaba ayo mafaranga y'iki cyangwa se ngo nyakurehe nuko ubukoze uburokorera ubwo baba baramfunze ariko wenda usibye ko uba ufite abantu hanze ntuba wenda wemerewe guhamagara uko ushaka ariko hari ukuntu ugura ikarita ugahamagara iyo ufite amafaranga cyangwa ufite abantu hanze ariko ubuzima bwaho muri gereza ntago gereza z'abaraburera ubwo ngubwo kuko hari uburyo umuntu avuga ubuzima bwa hariya ahantu wakoreye cyangwa n'abandi bari none hanga bari kutureba umuntu akumva arihebye arahatinye ukumva ari ahantu numenye umuvandimwe ushaka kujyayo ugomba gukora uko ushoboye wahita umubuza ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze gute ubuzima bwo muri gereza ntago aho hantu narindi ntago iyo gereza ntago wemerewe kuyinjiranamo imyenda wambaye bahita baguha imyenda yaho nyine uniform muba mufite abapolisi b'abagore babashinzwe tuvuge niba muri iki cyumba bafite ofisi irimo amakamera baba babakurikirana mu by'ukuri mu gitondo bazaga kutubyutsa ngo tunywe icyayi abagore bafungirwa ukwabo ntabwo bafungura nta nubwo baba begeranye rwose abagabo baba bari nk'iyo kure mu gitondo bazaga kutubyutsa tunywe icyayi uyu munsi nimba bazanye icyayi n'umugati ejo bazazana amagi ejo bundi bazana umureti cyangwa se amagi atogosheje ejo bundi bazane imbere y'Imana iyo ni gereza kubeshya ni icyaha ubundi ukinjiramo bahita baguha ishuka yo kwisasira iyo kwiyorosa umusego matora yawe n'umwenda wo guhindura urumva ufite uniforme ebyiri ufite ebyiri hari iyo winjiramo wambaye n'indi mu gihe wameshe yego bakaguha igikombe cyawe bakaguha isahane yawe bakaguha uburoso korogate shampoo isabune yo koga niyo gufura n'amavuta nta kintu winjiranamo n'iki na kimwe buri wese rero akaba afite n'igitanda cyiwe aho ngo se wabonagamo abanyafurika harimo nk'abashaka kuganira aho narindi harimo umwana umwe nawe watorotse wo muri Ghana hari n'undi wo muri Tanzania hari n'undi wahera ndumva narasanze harimo n'undi wo muri Egypt bari bane nagezemo ndi wa 5
ubwo mu gitondo ntumva ko turiye gutyo saa sita uyu munsi niba ari umuceri n'inkoko ejo ni umuceri n'inyama z'inka ejo bundi ni umuceri n'amafi kandi hakazaho imbuto sabe imbere y'Imana ishobora byose gereza ko numva ari VIP wiki iyo gereza wumvaga wataha udataha gusenga cyane nyine ngo utahe kubera ko nyine uko biri ni heza ariko ni gereza none hari ukuntu wivumbura nyine kanga nko kurya cyangwa se uri kwitekerezaho niyo utariye kiba ari ikibazo rwose barakubwira ati ntutarya turakwandikiraho kesi ko ushaka kwiyahura ndakubwiza ukuri baba bakugenzura bakwinginga ufashwe neza urumva wagira nyine nk'ikibazo ukavuga ati ndashaka kubonana na bosi big boss nyine umukuru w'iyo station ya polisi yose nk'ako kanya barakubwira ati genda muvuga niyo wabisabye ubwo ni mugoroba nuko n'imbuto rwose umunsi nimba bazanyeho watermelon ejo bazazanaho umuneke ejo bundi ronji nukuri pe mwaryaga neza kurusha uko waryaga ahubwo kwa boss wakoraga nukuri aho simanya neza nimba wenda boss ari uko ariko aho narindi nta kintu na kimwe niba utatse ibicurane barakujyana kwa muganga niba wumva ubabara umutwe barakujyana kwa muganga rwose pe nuko barambwira bati wari uzi igihe ugomba kumara muri iyo gereza cyangwa wari urimo gusa urumva nka nyuma y'iminsi 2 ziri muri miliyoni ebyiri wenda ati ndamureka atahe nari kuyakura miliyoni 2 ubwo nari kuyakura ariko ntayo nari mfite nabwo urambwira uti ndababwira nti ntayo sasa noneho ariko ubwo nyine yari yamaze kubemerera yuko nta kintu cye natwaye nta case mfite ngo kwari kugira ngo bakunde bamfate nyine arebe ko wenda yankuramo ayo mafaranga noneho abashuti abo nasanzeyo uwo nasanzeyo wo muri Ghana niwe wambwiye ati se ngiyewe ko naturutse maze amezi 6 ati ko ubu ngubu ngiyewe bambwiye kuzajya kuburana ati kandi ko boss wanjye nta mafaranga yigeze yaka ati rwose ati humura niba ari gutoroka gusa nta kintu cye watwaye ntugire ikibazo ubwo bahita bambwira ngo niba nta mafaranga ufite yo kumwishyura wemerewe kwicara ukwezi menye ni nkabira byo mu Rwanda bagukatira iminsi baguha iminsi 30 yashira ukajya kuburana barambwira ati ubwo ricara iminsi 30 nishira uzajya kuburana abo nasanzemo barambwira ati ugize amahirwe iyo bakubwiye ngo uzajya kuburana byanga binoga iyo ugiye kuburana nta kesi ufite uhita utaha igihe cyo kuburana bampaye no kuvuga ngo yagufungisha kwishyuza ayo mafaranga gusa yamfungishije avuga ati yarantorotse kandi naramukuye mu Rwanda nkamwishyura bitangira asaba izo miliyoni hafi 5 yego bitangira hera muri 10 mu mareyari 1200 aza kumanura agera ku mareyari 500 hafi miliyoni 2 z'u Rwanda yego miliyoni 2 ahubwo zirengaho nayo ndambwira nti ntayo mfite rwose ntago nayabona ubwo abapolisi barambwira bati oya nasabye kujya guhura na boss mukuru na big boss nyine muyobozi wa gereza ndamugani rero ngewe nasabye gutaha kubera ko mfite ikibazo cy'abana yuri umubyeyi noneho barakuba yisizemo akantu k'abana barabyumva cyane noneho abarabu ntago ari babi nkuko abantu benshi bagiye baza kuri kamera wenda ntago ngiye kuvuga ngo ntabwo wenda ari babi ariko urumva no gutoroka hari uwo twahuye muri kontara hari 2 nahuye nabo hanze ya kontara hari n'uwa 3 nakoreranaga n'ubu yagerageje kujya kumborokoza ngo nsubiriwe biranga umbwire nkwereke chat zanjye nazo yagiye kuri polisi ngo mborokoze mbe nasubirayo biranga kubera iki twari tubanye neza abana be bankunda nawe nkunda rero muri izo ngo nakozemo 3 nta numwe wabangamiye ubunyamaswa nukuri nawe abagiye bavuga hari ibiganiro nabona umuntu akavuga ati ngiyewe ngo bamunyaragaho undi akavuga ati ngiyewe nabaga ndyamye bakarara bacanye amatara cyangwa bavuza umuziki mu cyumba cyane cyangwa se ari n'uwavuze ngo yararaga mu ngorofani mbese hari igihe umuntu akubwira histoire zo muri Oman ukumva biteye ubwo bika nkubwira umuntu uzaza hano akaza cyangwa akagenda akajya gusebya muri Oman hari ukuntu wenda bafite iryo pfunwe hari ukuntu nyine agenda gutya akigira nabi nugenda ukishinza ku mugabo wa hariya buryo umugabo wese ni umugabo ugasanga uramugushije muraryamanye nyoko buje aragufashe akagukubita nk'ikintu cyangwa se akagufungisha icyo gihe nugira amahirwe ugataha uzaza uvuga uburyo Oman ari abagome uvuga uburyo ki ubangisha abantu ariko hari n'umuntu nabonye avuga yuko ko abagabo b'abarabu by'umwihariko aho ngaho muri Oman ko ngo bidapfa koroha ko yagirira abanyafrika kubera ko ngo ni nkaho hari kirazira hagati yabo yashobora kurigira bararigira ariko kubera ko bazi ko bafashwe ari ikibazo bakihangana ntago nyine yapfa kuhita rigaragaza ariko baranabashaka none se niba ariyo bashaka abanyafrika hari abavuga bati ngiye bashatse kumfata ku ngufu abandi bati ngiye yamfashe ku ngufu ndamucika n'ibindi bitandukanye nge ntabwo mbizi
urumva bose abona akoreye bose hari harimo abagabo ariko hari ubwo nakozemo umusore waho umwana wa bosi arabigerageza ntago yashatse kumfata ku ngufu nyine yashatse kunyereka ko wenda yankunze simbizi niba ryarira ari cyangwa se rwara urukundo simbizi ariko namubwiye ko icyanzanye atari icyo nyine ndambwa ariko iyo urangaye aya ni amakosa iyo umukobwa arangaye bamutera inda ntabwo uko muri kamere baba bashaka kubibakoresha ni nkuko no mu Rwanda nyine wasambana udafite gahunda yo gutwara inda ugahita utwita noneho wenda ntago mba numva nyine ukuntu ujya uba waravuye hano ugiye gushaka amafaranga kandi ubabaye ushaka ubuzima warangiza nyine ukajya kuryamana n'abagabo nuko uguma mu buroko rero utegereza iyo bakubwiye ngo uzaburana ubwo nyine urategereza ya tariki bamaye itariki yo kuburana ku itariki 14 hari kuri 14 nibwo nagombaga kuburana 14 byahuje no kuwa gatandatu ntabwo bakora uzukuye kwezi turi mu kwa karindwi se z'ukwa gatandatu mu kwa gatandatu nibwo waburana noneho kuri 14 byahuje no kuwa gatandatu ntabwo bakora kuwa mbere ku cyumweru mu gitondo nahise nsubira kureba boss mukuru wagereza ndamubwira nti mwamaye itariki yahuye no kuwa gatandatu bizagenda gute arambwira ati witegure ejo uzajya kuburana kuwa mbere boss urumva boss ntago yigeze ajya kwitaba nta kintu yari afite cyo kujya kuvuga ngo wakureze yego nagiyeyo bwa mbere barambwiye ngo boss yavuze ko adashaka kuburana nanjye tavuga none se niba adashaka kuburana nanjye ubwo rero murandeka ntaye ngo boss yavuze ko muri buze kumvikana se turumvikana gute kandi tutavugana ubwa kabiri rero nibwo banjyanye ngira ngo wenda na boss ari buze bagushyira mu modoka polisi yahariye rwose man umva banjyanaga twicaga mu modoka turi nka 5 bimfungo hoye tuvuge nimba ari njyewe bajyanye kuburana hakaba hari nka 5 bandinze n'imbunda ukibaza mbunda niyo baba dufite ni twatundi twahana gusa baba bambaye nyine uniform barantwara barambwira tugiye kuburana noneho boss tugezeho dusanga boss wanjye ntabwo yaje ikintu barambajije ngo ese ngufite amafaranga yo kwishyura boss wawe ndavuga ni ntayo gusa amafaranga nabanyakuyeho amareyari 500 nabanyakuye batangira gukatuza ngo none se ngufite ngo nta na 300 ufite ndavuga ni ntayo noneho boss atangira guhamagara wa mubyeyi hari umumama wamfashije wamvugishirizaga boss akanamwinginga cyane uwo mama Imana imuhumugisha umwarabu hoya ni umunyarwanda ukorerayo nyine ariko umazeyo igihe azi icyongereza neza azi cyarabu naramuhamagaye bakimfata ndambwa nimvugishiriza boss umunyingingire birakomeye ntago byoroshye boss rero niko kumubwira ati naza n'amafaranga ibiki kuki yatorotse sasa noneho boss yumvishe ko bampaye kuburana atangira kujya hamagara wa mumama amubwira ati muzana amafaranga Claudine murekura atahe nuko mama ati nta mafaranga dufite ubwo icyo gihe banjyanye aho ngo kuburana barambwiye bati se nta mafaranga ufite yo guha boss wawe boss ntago yaje nta nubwo mvuga ko naburanye kuko barambajije ibibazo nka bingahe ndabahakanira barambaza se nta warufite mu translator hoya bambaje mu cyongereza nariyerangije ntago nkizi neza ko ntago nize ariko no guhaha gusa ukumva icyo bavuze yego byo bambazaga narabyumvaga nkabasubiza cyangwa se nkavangamo n'icyarabu kuko wenda hari dukeya namenye yego ndababwira nti nta mafaranga mfite yo guha boss bati mutahe turagenda dusubira kuri polisi twageze kuri station ya polisi nka saa 5 z'amanywa ntangira kuvuga ni boss ko yakamejeje buri mupolisi wazaga kundeba cyangwa agatera amafaranga boss arayashaka nanjye nkibaza hano nzakora miliyoni 2 ubwo ntaha mfite ubwoba mvuga nti se none haya amafaranga azava hehe nka nimugoroba saa 10 baje kundeba ati ngo ino kesi yawe yarangiye tavuga ni irangiye gute se baranjyana bajya kumfata ibikumwe intoki biki bigaragaza ko ntagira kugira icyizere ko ngiye gutaha yego ubwite ntayo wari ufite nta tike nari mfite ariko noneho hariya wumve kuntu akenshi na tike baranayibatangira ahubwo kwera ko bari bafite abantu benshi bashaka kuzategera hari ukuntu bakubwira ati niba ufite itike yo kwitegera nejo wataha itegere utahe ariko niba nta tike uricara utegereze tuzakugurira tubone amafaranga kuko atari wowe wenyine tugutegere utahe babimpitishijemo rero mu gutaha naritegera umva nari maze mu kwezi kandi noneho mu gushima Imana mu gihe boss wanjye yakaga amareyari 500 ntayo mfite ntago bari kumbwira ngo tegutahe ngo mbura amareyari 100 naritegeye
iyo nza gushirika ubute nkemera kwicara nkategereza bari no kuntegera. Ariko urumva uwo munsi njya kuburana nyine boss ntaze bwarakeye bahita bambwira ati gahunda ni ugutaha nyine nta kindi. Kuko urugendo rwanjye rwarangiye. Ubushatse tike urataha? Yego. Mu gusohoka se ntaje abapolisi bakurekura ryari nyine kugira ngo umenye neza ko utaje? Ni ukuvuga ngo baranjyanye bamfata ibikumwe ba maso iki barangije baratubwira bati mwishyure tike. Navugishije nta mafaranga nari mfite ariko navugishije umuntu wari uri mu Rwanda. Hari ukuntu mu mujyi abantu bakora ku matike kwishyurira tike akayohereza kuri telefone. Tike arayohereza kuri telefone. Ndangije barambwira tuzataha kuri 24 z'ukwa gatandatu. Ticara ndategereza. Na passport yawe warifunganye mwewe? Nari nyifite rwose. Iyo utayifite nabwo kandi iyo bakonfirmye ko ugomba gutaha boss wawe baramuhamagara akayizana. Yego. Ubu uratashye? Ubwo barantwaye n'amavarisi yanjye bangeza kuri basiga ninjiye ku kibuga cy'indege. Ntabwo yari njye njyenyine. Wa undi wo muri Ghana nasanzemo twatahiye rimwe. Ndumva hari n'undi wo muri Tanzania twatashye turi 4 twatandukaniye Ethiopia. Wari waragiye gushaka amafaranga? Yego. Warayatahukanye? Sabe wenda ntago navuga ngo ubuzima nagiyeyo uko nagiye meze mbere yuko mva mu Rwanda ntago ariko ubu meze. Ntago natashye nyafite ngo mvuge ngo kuri konte ngo mfite amafaranga cyane nari nyafiteho. Ako nibura mu gihe nari ndiyo nabashije gutunga abana banjye ndabishyurira ishuri mbasha kwiyitaho na experience y'ubuzima rega narayibonye. Ako kuba wenda urumva mu myaka 2 n'igice wenda umwaka n'amezi 3 nkorera 230 uri butungemo abana uri bwiyiteho uri bugire gute. Hari icyo bawagezeho nibura? Nta ego uko biri hari ubuzima buba bwahindutse pe. Ikintu nshaka kukubaza rero nabonye abantu benshi bavuga bagarukaho bavuga yuko ari amakosa mwebwe mukora abanyafrika. Kuki ubundi umuntu atoroka? Kuki utakorera muri kontra paka irangiye none ugasaba donc ko expandinga gutuma yantuze yawe uburyo bwo kuba muri Oman gukomeza mu buryo bw'imwe n'amategeko kugeza igihe uzatahira ugataha neza? Wenda hari ukuntu umuntu nta muntu wafunzwe numvise barenganyije mu bafungwa mu bagiye bafungwa byaraturutse kuri mwebwe. Wavuye muri kontra uratoroka wajya hanze ukanakora ikosa bakagufata uri mu makosa uranatorotse utari muri kontra cyangwa se ugatoroka muri buryo bwawe bakagufata bakagufunga. Kuki ubundi abantu batoroka? Gutoroka rero urumva byanga binoga hari impamvu rwose ibifatika kandi ubu udafite amahitamo nta kindi kintu ufite wakora. Urugero hari abagera muri urwo rugo rubi ugasanga arabyuka saa 10 ugasanga ku manywa ntaruhuka ugasanga araryama saa 7. Uwo muntu aho kugira ngo apfire muri ako kazi kandi asabye ngo nibamusubize mu Rwanda bahamugarura adahinduye ubuzima cyangwa nta kinagezeho. Ariko iyo wundi wamukoresha wawe wakuzanye ukamusaba bakamubwira uti rero hano mwampaye ndabona hatatuma ngera ku bintu nshaka ikindi kandi harananiza mu mpindure. Ubundi bariya icyo baba bashinzwe bapfa kuba baguhuje n'umuboss. Hari igihe batongera kukwitaho rwose ukirwanaho. Hari igihe batongera hari abatoroka hari nk'umuntu uzatoroka kubera ko yumva ko hanze hari ubuzima bwo kwigenga kubera ko yumva kazajya akora amezi 2 akagenda akicara ukundi kwezi agasohoka agashaka abo basheri akagira gute. Uwo nguwo we rumva afite impamvu yatorotse. Si impamya ko no mu Rwanda atarasanzwe akora ibyo bintu. Ako akaba n'utoroka kubera ko abona ubuzima arimo atari bwiza kandi akaba akeneye gukora akaba adakeneye gusubira mu Rwanda. Yego nuko ubu uratashye hanyuma kugira se nguzenerwe gusubirayo kuko watashye ku makosa yawe ari nayo mpamvu baguhana muri ubwo buryo. Yego. Uteganya kuzasubirayo? Rero gusubira hariya ho ntago byakunda kuko baba baraguhanye kuko watorotse. Ubwo nemerewe gusubirayo imyaka 2 ishize. Ariko wenda nko mwaka wenda mbonye nka connection nka Dubai ahandi hose nabona connection hatari Oman. Yego. Najyayo.